uwitwa Miss Muyango yatangaje ibintu bikomeye cyane, ibintu kandi bitari byiza, ibintu byatunguye abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Ngo ni biki rero? Muyango yatumiwe mu kiganiro kizwi cyane nka One on One gikorwa n'umunyamakuru witwa Tycoon Ndahiro. Ni ikiganiro bakwereka ifoto ukayivugaho ibintu bitatu byonyine ubundi ugahita wikomereza. Noneho uwitwa Muyango rero yaganiriye byinshi, noneho ageze kwitwa Kimenyi abura ikintu avuga. Ngo byagenze bite rero? Kugira ngo noneho wumve ukuntu byagenze, tega amatwi wumve ibyo yavuze kandi nawe uraza kumva ko birimo uburyarya bwinshi. umujyanama mwiza buriya nushaka kugisha inama uzegere uzamwegere akuzajya ufite amafaranga ibintu by'ubuntu ubwo yaba gusa nyine ufite nk'ikintu ushaka kugisha inama runaka aba ari buguhereze idea kandi nziza. Tutagiye muri byinshi rero nagira ngo nawe wiyumviye ibyo yatangaje, kuba umuntu mwashyingiranwe, kuba umuntu mwafatanya idarapo muri kurahira ko muzabana nk'umugore n'umugabo bikarangira noneho ubu tuvugana uwitwa Kimenyi ngo yabaye mu inshuti isanzwe. Rero ni ibintu abantu benshi byabatunguye nyuma y'uko igiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ko Kimenyi na Muyango baba baratandukanye kandi ari abantu bari bafite couple nziza, couple yari izwi kandi izwi n'abatari bake hano mu gihugu nk'umuntu wari umukinnyi w'umupira w'amaguru nka Kimenyi Yves. Niba warabibonye nawe urabizi ko iyi couple rwose yavugishije abantu benshi bavuga ati ni iyi kabisa, ni zino zikenewe. Gusa nyine mu minsi yashize, mu myaka nk'ibiri yashize, ubukwe bubaye bamaze kumera neza, nyine barabyaye n'umwana witwa Miguel. Ni ibintu byatunguye abantu bagenda bavuga ko ngo batandukanye, ngo bashwanye. Gusa benshi ntago babyemeye pe, kuko bumvaga bitapfa kubaho na gato. Gusa nyine uwitwa Muyango murabibonye ko noneho abishyizeho umucyo, kuvuga ngo uwari umugabo wawe mwabyaranye umwana, mwasezeranye bimwe n'amategeko, kumva ngo yabaye inshuti isanzwe, ni ibintu abantu bumvishe imitima yabo igira igishyika. Gusa nyuma y'ibyo benshi bavuga ko byatewe nuko uwitwa Kimenyi Yves wakinaga mu ikipe ya AS Kigali yaje kuba yavunika. Akimara kuvunika rero amafaranga yahise ahagarika guhembwa, kuko ngo yahembwaga ajya kuri 1.5 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Ubwo rero ngo bikima kugenda gutyo, ngo nibwo bamaze kubona ko Kimenyi ngo nta kindi kintu afite akora ashoboye, kandi ngo nta bundi buryo abonamo amafaranga, kuko ngo yaravuye mu kibuga. Rero ngo ikitwa ubukene ngo bwahise ngo bubatera, nyine uwitwa Muyango akaba ari we ujya wikoramo wenyine. Gusa abandi bavuga ko ngo Muyango yasanze Kimenyi atari type yiwe kabisa, ngo kubera ko ubyiza afite, uburanga afite, ngo ntabwo ari uko kuba yashakana n'uwitwa Kimenyi Yves. Ni nyuma y'uko rero Muyango nyine ayongeye kwibera icyo nakita nka Slay Queen. Ubundi ngo uyu nguyu ngo no kuba yateretwangwa n'abadiaspora, abagabo bafite amafaranga amwe menshi, apana uri udafite n'akazi, udafite n'amafaranga n'amake. Kwibutsa ko ahangari ku Mara TV ari handi usanga amakuru y'ibyamamare, amakuru kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, agenda agaragara ahantu hose. Niyo mpamvu musaba rero kandi nkakubwira ngo kora subscribe kandi kuntogera like, share and comment kugira ngo ujye ubona amakuru nkanga gatatu. Kandi niba wayikoze aho ni sawa cyane kandi ndagushimiye. Muyango rero ni umwe mu bantu batangiye kuba bakongera kwigarurira imitima y'abatari bakeya hano mu maklub yo muri Kigali, kubera ko ni umwe mu bantu bari kuba bahostinga mu tubari turenze cyane, mu tubari tuzwi hano mu mujyi wa Kigali, arimo gukorera amafaranga menshi atari makeya. Ubwo rero niyo byo byatumye nabyo wenda kuba yabaga ari mu rugo
ntago yabonaga freedom cyangwa se ubwisanzure bwo kuba yaperforminga mu bitaramo bitandukanye hano mu mujyi wa Kigali, cyane ko usanga ari nako kazi kiwe akenshi azwiho kuba nyine yataramira mu tubari agenda byina ibintu byinshi nyine. Buriya ngo nabyo byatumye abasha kuba yavuga ati reka tube tubiretse ibyo kuba twabana mu rugo, byo kuba twabana nk'umugore n'umugabo, ucukwawe nanjye nyiri ukwanjye, mbona uko nikorera amafaranga, cyane ko ubona nta amafaranga ufite. Ngaye nguko rero uwo ni Muyango wamaze kuba yakongera kwibera Slay Queen, umukobwa ushaka kujya mu kigero nk'icyaba Shadibu, Tracy n'abandi nyine bakobwa bafite hiti irenza no mu mujyi wa Kigali. Nawe amaze kuba yajya ku rwego rwo hejuru, ariko se bibaye we nyuma yuko yakoze ubukwe bukomeye cyane kandi bwiza, ariko akaza kuba yata mu bishanga cyangwa se yavuga ati rero wowe nago ukiri type yanjye, ati niyo mpamvu ngomba kuguta wawe ukigendera ukaba wajya gushakishiriza ahandi. Uwitwa Kimenyi rero nanubwo akirezwa mu Rwanda, ahubwo ngo yagiye kuba yasura inshuti ye muri Amerika, yagiye kuba ariho yitsimbye mu yimitsi. Ubwo rero bavuga ko ubundi nazibana zidakumana amahembe, gusa aho byari hose cyane nta kintu gikomeye cyane wavuga ko wapfuye. Ubwo rero no kubiha amaso tugategeza tukareba ko bazasubirana, tukareba ko Imana yakora akazi kayo bagasubirana nk'umugore n'umugabo bakajya babana mu nzu. Ndabakunda cyane rero, mukore subscribe, share and comment, like ntwibagirwe kugira ngo ujye ubona amakuru nk'anga gatako kandi murakoze.